Anita Mukunzi nagaharara ntabwo by'amara kuvugana n'umuntu ndekurira telefone telefone ibyawe ni ibyanjye no akenshi kurusha imbaraga hafi yonyine iri mu nyanja waruzi ko ntushobora kuba ntagufite none ntibyabaye uko ubishaka kameramani noneho nkaba ndi kumubona shari banza baravuga ladies mbanza nyine unshimisha uzagaruka ryari yasi utazongera kunkorera ibintu byo wakoze icyaha cyangwa urabishya umushyira muzongera hari kuwa kane mu masaha 3 gutyo abizera nibwo nguhereye kumva atari igihe kinini gishize nayibaze kuri shagira ubuntu n'ukuri kuvugana n'umuntu wamukufye ni ikibazo cy'ikunyuze nubwo se ikibazo cy'iko ni ibintu by'akazi byari byihutirwaga by'akazi uvuganaga na boss ni boss ni secretary wa boss urumva ari raporo natari natanze ni boss ni secretary wa boss ni secretary wa n'undi bose ni ba boss ariko wamukufye namukufye ngambira secretary wa boss se yiri gutanga raporo y'akazi waseka kugire gute sheri mba ndi mu kazi nyine sheri secretary ni boss secretary wa boss uzahinduka ryari warebye uko handitse uzahinduka ryari ikibazo kiki kuvugana n'abantu bisigaye byarabaye ikibazo ndamuyobewe oya niba secretary wa boss wawe uzaze ku kazi mu kwereke mba ndi gushaka umugati secretary wa boss wawe ejo niba dusora mu nzu nibwo uzishima umva ndekurira telefone telefone ibyawe ni ibyanjye no akenshi kurusha imbaraga na katinge hanyuma ikibazo cy'abakomitiye rero utanyuzamo akantu utiteguye bikakujabuka hanyuma Shaka umugore kurusha imbaraga ubona nzaguhinira mu buri nzamwiyicira we siko niyo gahunda turi kumwe na Lili na Muhinde umwe ni umukinnyi wa filime undi ni umukinnyi wa comedy atera urwenya atera brag ariko kandi murabona inzu biberamo nakita karuri aho tazadusebye nuko handitse lati paneti lati panati kuki mwahisemo kuba hano nk'umugore n'umugabo umugore se aravuga mbere y'umugabo arabanza akavuga babwa arampa ijambo kuki mwahisemo kuza kwibera hano ubeshye heza cyane ahantu ni heza hari amahumbezi ubuzima bwawe ni sawa ikirere nta kibazo cyabo umugore wawe ko yambaye agashanete ka make oya ni filime arifunza amafaranga oya ni filime arifunza amafaranga kutabyo nyukure ba oya arifunza amafaranga tuvuye kuri banki right twonye ko basuza nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru birasazuwa n'iburengera bwaryo basebona abanyabo tubagaranyo tubanaliza mu kifo kino fena katuje turi mu kubo Fresh Kid mu Uganda turamusuhuje
nubwo atumva ikinyarwanda Fresh Kid afitanye indirimbo na Wizimeka irasohoka mu minsi iri imbere cyane. Mbibutse yuko wasura Iris Rwanda TV ugakora subscribe, like, share na comment. Numusore ukiri hasi nava ari kuri kuzamuka neza Wizimeka from nowhere nta wundi, akaba indirimbo ye Rugamba izasohoka ku munsi wo kwa gatanu na kurarikiya tuzayipremieringira kuri televiziyo Isango, kurarike kuzayireba saa 9 zuzuye kuri uyu wa gatanu. Ndi kumwe n'abantu bamurika bose. Kuki mwashakanye muri inzobe? Twayiki. inzobe zirakura, inyenyeri zimurikirana. inzobe zirakura, zimurikirana. Imitoma ibiri ku mukobwa, imitoma ibiri ku muhungu. Yewe gawe. Ariko no metse kika primaire twateraga imitoma. Ngo ngukunda nkuko ifi. ikunda amazi. Uribuka karimo ka Bruce ka The Ben ni Medi. Iri mu nyanja. Katrum twagiye. Ndaribuka. Si wowe Fiona kandi twebwe asubumvire butuzanye. Si wowe Fiona iri mu nyanja waruzi ko ntushobora kuba ntagufite none ntibyabaye uko ubishaka. Ubu ndakomeye nta kibazo dufite twebwe. Uzima mwazanya ako karirimbo Muhinde usanze ariko guca inyuma mu mwanya muga theatre gato ya mudukine cyangwa se muga filme gatoya. Arabinkoze. Umuntu agucinya kuri phone. Kweli. So bitangirira. Aya. Ni imico bitangirira. Agucinya ubwo ujya muri WhatsApp nibwo wabibona. Yewe gawe ngaho. Warashakanye n'umugabo ni topic twari tubahenga mukineho abantu bataza kumva ko ari ubuzima wenda mu bwanyu bwite n'ubuzima twari tubize ngo dukine filme usanganye n'umugabo nyuma y'amezi 6 agatanya kuguca inyuma nkuko yarabikoze wabyitwa wafata ikihe cyemezo? Twarasezeranye si tutarasezerana. Iyo tuzi gushakana nuko biba byaremewe n'amategeko biri official. Icyambere buriya ntabwo nyine kwihutira gusenya ari byiza sibyo kuko wenda hari igihe babikora uhubutse. Ugafata umwanzuro uhubutse kandi ashobora guhinduka sibyo, ahubwo wowe fata umwanya nk'umuntu mwashakanye muziranye bihagije, ubwo niyo atangiye guhinduka urabimenya mukicara mukabiganiraho mukabishakira igisubizo mukabishakira umuti zakwanga. Ariko numva ndizera ntashidikanya ko muri abantu mwashakanye mukundanye koko mutabeshyanye ntago icyo kintu kibaye ntago kumvikana cyangwa gukemura icyo kibazo kikarangira burundu byananirana. Muhinde bikunda kubaho ugasanga abantu bakoze divorce bamaze amezi 3, 6, umwaka bisigaye biriho usanze umugore akaba ari wowe ubaye wowe nkuko wari kuri telefone ugasanga uyu nguyu ari kuri telefone kuvana n'umu ex we habira wari gukora wabyitwaramo gute? Ariko na bibara bibaye ubundi ari meneramo yarago nari meneramo ahubwo we nari meneramo wa musanga ndaki wa musanga ya ari umuntu bakoye barazimura kuzimura bizi aya Rwanda impano batanze barazimusubiza kamera masibyo Abihagaze rano musizi cameraman noneho nkaba ndi kumubona oye ko nabeshyaga shacha kora nibyo ko nabeshyaga wa muntu mwavugaga ni wamumurikiraga sasa nabi fita umugore si mu nzozi ufite zo gukina filime ndavuga riri bumva wakina uri nkandi mu Rwanda mba numva nakina n'umugore wanjye so ko bavuze ko nanya ngukubita yego mba numva nakina ubuse rero yose undi ndashobora kuyikina sibyo nkuko
mu ndangagaciro z'umukobwa nyarwanda uretse ikintu gikojeje isoni sibyo kitamuhesha agaciro icyo ntashobora gukina ariko ibindi byose I can do it. Ubundi mbere abakobwa bacu abari b'u Rwanda ntibanywaga ku nzoga usigaye babona ko basigaye barusha abagabo kunywa abenshi umukobwa aramubwira ngo sinywa inzoga unywa iki kasimino nyine Siminofu ubwo sinzo ntabwo ari inzoga ariko umuhanzi yavamo umukinnyi wa filime yavamo umuhanzi umukomedi yavamo umukinnyi wa filime mwiza uretse gukina komedi wumva nta kindi gice uzerekezamo yewe nk'uko nabikubwiye bwa mbere ndi mu nda acting atari komedi ni acting nakora y'amasketch nayo ari related na role nyine iri isekeje tu nk'abantu mwiga muri IPRC ibikoresho birahari by'umwihariko Lili na n'umuntu ubona muhindi ibikoresho birahari abatekinisiye barahari mwateguye team tukayigira strong ibyerekeye location ibyerekeye ibindi byose mukabimbaza mwe mugashaka abakinyi gusa icyo ndacyemeye simbaye umusanzu ukomeye ariko ndabyibushye ibikoresho birahari transport tuzabamenyera muzishakira ibyo kurya kuko nta muhanzi utavunika abantu mwihangana akavura kari kugwa mubona mwebwe kabasakire cyane kiregeza umwenge nta kibazo ariko mureke twubake empire hano muri IPRC kuburyo kimwe mwakora ikintu twacyatrendera n'ahandi hantu uretse hano cyane we are ready muri ready cyane nkene mushaka abakinnyi batarenze nani natwe turimo banyereye ndangiza mbakore script nyiza shooting editing sai premiering game IPRC ekina yazaba hahi IPRC Musanze nk'umuririmbyi kubwa mikoro dukoresha iminota 2 turi kunyagirwa n'urundi rukundo ruravu ni wambaye neza muririmba naragutera urwenya shari banze oya araheruka nabanze nona nyemeza wanyemeza baravuga ladies first yes ladies first ariko mbanza nyine nshimisha umugabo mu rugo yagira vuba ngambwira karirimba muririmbira cyakundirimbira ka arandanyije ngashaka ngo kuci ni yandi ko ntayizi ntago nyizi shaka karirimbo ka Christopher uzi indirimbo yo kumurimbira ya Christopher nimugoroba hararo twahuriye urumva harunduhetse ariko ubu n'uyu mugoroba harandi turi buhurire waraduhuriye rero muraza kwihangana n'imvura yari tuderanje n'ibitonyanga muri kubyumva duhise twinjira mu karuri babamo ariko nta ka VIP sana n'akabazungu twagiye noneho aho twari tugeze nayimbaye microphone nanjye gukuririmba ndirimba Christophe si wambwiye kuririmbira yondi nkuko navuze nyine umugoroba ubihakane umugoroba hano twahuriye ubwo wasa turi mujya kwahurira uyu mugoroba nawo maze igihe nkubona buri gihe uko nsohotse ubyina wenyine mbese n'iki kibigutera hari abakobwa benshi bifuza kubyinana nawe ukabananira mbese n'iki kibigutera iri joro niyemeje kugerageza amahirwe maze nkakwegera iri joro ninjye nawe oya sinkuba iruhande nshaka kubyina unyegereye
iri joro ninjye nawe oya sinkubira iruhande nshaka kubyina unyegereye nshaka kumenya niba koko utazi kubyina cyangwa se bakubyinisha nabi iri joro ninjye nawe oya sinkubira iruhande nshaka kubyina unyegereye nyishyura sinzi niba abana byishimiye njye nawe se njye nawe ahari ngaho nyishyura ibyanyu wari kwishyura nijoro se kari oya umusajya kukwishyura nijoro none se arabinsabye ko simzeye ndavuze nyishyure none sasa ndakwishyura mu buhe buryo just like comedy nubwo ntukunda guseka ariko wasetse nakubonye sinzi icyo wavuga kikatsi ari iki baragira ngo mbikore ndapfa kugerageza ngaho nyine nyemeza nyine bagena zisize igisenyi ako nyine ubwo ufite mwaziteye urabona ibiboro by'ibiryo naje gusanga naho harimo ibintu by'ibigabo n'ibigore ngura sositomate zose uzazumve ni ingore hari Sarisa Melissa Kenzi hari sositomate zitwa David bayikura heza nyine bazi nibaza nitwa nkawe urwo rurabaye oya none se njyewe oya nayo nakoresheje basi iminota ibiri ngira ngo nawe ni iminota ibiri we njye nashaka guseka akandi kamwe isura aje kundana nijoro nk'akagoro nijoro oya nona singo nijoro ndaharasiye ndi brage ikibazo zose naziteye abaziteye ndariko ngiye ko mbona mose turavukana rega turavukana kuko twagiriye n'ubuntu bwo kubana tuvukana nyine nk'abavandimwe barabana ubu mwembi mubona ari igiki mwakora cyateza urubyiruko rw'iki gihe imbere mwishize hamwe no mu IPRC mubona ngiye mwakora c'est something niwe negereje urategereje byose uri kumbanza umbanza nawe ngo haye ikintu twakora numva ari nk'ikintu twakora ku buryo buri muntu ufite impano yisanga muto akabasha kuyizamura ariko umukuru ninde ni njyewe ndashaka kumbariza muhinde ikibazo kimwe cyangwa bibiri muhi ikibazo njya kubaza agasubiza yego cyangwa wowe yego cya gihe mu rugo bakubaza ngo warahaye subije ngo iki subize yego cyangwa wowe subiza yego cyangwa wowe ya ndahita nkubwira n'impamvu oya usubije oya kubaje waraye uremeye koko uremeye usubiza oya nguhitishijemo nyine uremeye koko se waraye oya none kuba naraye umva ari nyubari anyway muhinde ikibazo nshaka kubaza mu buzima bwawe busanzwe nyine tuvuye mu za comedy showbiz ubuzima busanzwe wowe nyine ukunda kuba umeze ute nyine niye mu dukunda kuba urimo cyangwa ni iki wishimira gituma umunsi wawe ugenda neza ati umunsi wanjye ugenda neza wowe utari kuvuga wenda ngo nasekeje nzajya ni umunsi wawe ugenda neza ndi kumva indirimbo ndi njyenyine ni nk'iyo ndirimbo ukunda se nyine indirimbo nkunda ku buryo ushobora kuyumva inshuro irenze imwe ku munsi bayita Anita Mukunda ntagaharara ntabwo uharara ariko nanjye simparara hari agaposti ndabonye ngo
ngo niba utarigeze upostinga imbogo impara n'imvubu n'ingurube ngo menya ko udaharara kuko ari sinzahara ko ntaharara niyo kubyo narabikoze niba utarakoze ibyo bintu cy'ikibazo kuko akora mu habaryanye hiti ara trendinze mwe ijambo rimwe ku mbogo ikintu nambwira ngo ni gugugu Cyangwa umwana w'ihene nubwo azamukuragiza umwana w'ihene azagura utazamuragiza uyu ne muririmbyi dutangira ko natangira ngo wallahi numva nuko no hari ukuntu ugiye kumva muri akavugiriza aravuga ngo twagiye tubikore twagiye mwari mumfasha 1 2 3 action Torimbaka torimbubu torimbara no baby cyakora wallahi yitwa vava ngo iri vava arabakunze umugore arakubi ninde ugiye kubaza undi yes twakomeje tugeze ku mugabo niwe ugiye kubaza umugore ibitonyanga byo ni byinshi naza kwihangana sound uburyo iri gusohokamo ufite aba boyfriend bangaye umwe watandukanye na bangaye babiri wowe wifuza gusubirana nawe nyine nta n'umwe ufite se n'uwawe ni finale cyangwa yego kandi no mwicaranye amafaranga akwagiye yigiza nkana buri basanga yabanyumve amafaranga cyangwa umugabo amafaranga cyangwa umugabo icyo nahitamo aho ngaho nawe uragicurangirira umugabo ufite amafaranga nicyo wahitamo yego ni umugabo ufite amafaranga nabone ubwo umikiciremo kimwe muri byose ibyo nahitamo umugabo tukazafatanya gushaka amafaranga ubwo icyo gihe wabuzanye nyine amafaranga ahari n'umugabo ahari ufashe amafaranga se nkazayashaka umugabo ubwo icyo gihe namushatse namuyobora sinyenda ubwo icyo gihe namushatse byari namushatse kubwera amafaranga Lidi waba miliyoni 100 wazimaze iki miliyoni 100 ikintu cya mbere nakora ntashidikanyije ntavuze wenda ngiye gutekereza cyangwa nyine kiri imbere ibyo nshaka biri basic cyane nyine byanjye ku giti cyanjye nabanza gukora ikintu kimbabaza nyine mushimiye ni cyo kikubabaza ikintu kimbabaza ni ukubona abana bato batiga umuntu akwiye ngo urire byagutwara igihe kingana iki ndire nk'ubu mbwiye ngo ndire so kwari nk'iminota 30 kuko icyo gihe byansaba gutekereza nyine ibintu bituma ndira ntabwo nyine navuga mu mute ndira muhe umuntu akwiye ngo urire byagutwara igihe kingana iki guys tubibutse ko turi Red Rocks Nyakinama hafi na IPRC Musanze n'ahantu bafite campsite ahantu heza ho kurara niho dusanze couple yacu by'umwihariko bakaba ngo bafite ikibazo cy'ukuntu bari busobanure bakinaga bari mu kazi karagatwiko karakazi kambatabari kugira ngo ejo mutaza gukuraho bife ya danje. Red Rocks bafite ahantu heza ho kurara, bafite ahantu heza bakora ubukerarugendo, dusange ni Musanze muri hafi na IPRC Nyakinama, dusange Susa Garden, Fatima Hotel, Lipe Restaurant, Urugano Virunga Palace. Mwese turabashimiye, ukeneye kwambara neza ukaberwa, dusange muri Goiko kwa Teacher Shop no kwa Bosco Design. Abo bose ni bamwe mu bantu bambika abantu bikagenda fresh, nkuko uyu munsi wa none nari nambaye nubwo imbeho yatumye n'icya style.